ni ibiki mwavuze none baravuga ati ibi ntabwo bishoboka mu Rwanda ntibyabaho? ikintu twatinzeho cyane kandi koko kibanze ni ubumwe bw'abanyarwanda. ubumwe bw'abanyarwanda nicyo twatinzeho cyane. Ese abazungu bagize uruhare rungana iki kudusenyera ubumwe? Paremehutu yaje kugira uruhe ruhare, MRND yagize uruhe ruhare? Ese muri izo changes zose ari ukuva ku butegetsi bw'ubwami tukagira ubwami buvanze na colonization tukagira noneho ubwa MRND, amakosa abanyarwanda bakoze ni ayahe yatumye buhoro buhoro umuryango nyarwanda ugenda usenyuka? So twabiganireho nk'amezi agera kuri 4. Ibyo byatwaye umwanya munini. Nuko yari ifite sous-chapitre nyinshi kuri kuzirondora, cyangwa nuko no kumvikana ubwabo? Kuko urumva hari abantu bari baragize uruhare muri Paremehutu, abakuru ba Paremehutu bakomeye. Abo bavugaga nk'ibiki muri discussion mwagiraga? Bo batangira bavugaga nyine rangaje ya Paremehutu yo kuvuga ngo n'ubundi ntacyo dupfana. So kugeraho byabaye ngombwa ko tuganira kugeraho bumva ko turi abanyarwanda dusangiye byose. Nuvuga ngo uretse ko hari harimo n'amasoshapitre menshi, mwanafashe n'umwanya muba convincinga mubumvisha cyane rwose cyane. Rero ni nabwo twirebyemo tugasanga igihano cy'urupfu dukwiriye kukireka, kuko tugiye kwica umuntu wishe abanyarwanda bashira. Imaze gukuraho guverinoma yari yanze amasezerano ya Arusha, FPR yishaka yari kubwiharira ariko ntiyabwihariye. Yahamagaye amashyaka yose yari ari icyo gihe usibye MRND na CDR, kubera zari zagize uruhare rugaragara mu gutekereza no gushyira mu bikorwa jenoside. Yewe nanavuga ko nko muri MDR nta nubwo twavuze ngo MDR yose, twagiye no kurebamwo abantu bashobora kuba bataragize uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside. Nabo turabasaba niba bashaka baze dufatanye. Ndibuka umuntu wari ambasaderi muri Uganda witwa Kanyarushoki Pierre Claver, FPR yaramubajije niba yaza tukamushyira muri guverinoma. Yewe n'umugabo witwa Maximilien Segasayo wari ambasaderi muri Canada, yewe rwose ndi secrétaire général, naramwihamagariye ariko namaze kubivugana n'abanyobora musaba ngo aze. Hari igihe twashakaga no kumugira vice governor wa Central Bank, aranga. Mwongeye kwirirwa amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio, ni radio ya diaspora nyarwanda, ijwi rya diaspora. Dutewe ishema ryo kongera kubana na honorable Dr Charles Murigande. Honorable, tubahaye ikaze kuri One Nation Radio. Murakoze kongera mu mwanya wo kubaganiriza. Honorable, ni byinshi byo kuganira namwe. Turi mu gihe igihugu kiri kwizihiza imyaka 30 kimaze kibohowe. Ni igihe ababuze ababo muri 1994 bamaze imyaka irenga 30 bibuka bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko ni byinshi bibaye muri iyi myaka 30. Hagiyeho guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda ihuriyemo n'amashyaka menshi, ariko iyo urebye umusingi w'ubuyobozi n'iterambere ry'igihugu ni FPR Inkotanyi, kuko niyo yakoze ibi byose, ihagarika jenoside inabohora n'abanyarwanda. Honorable, mwabaye
secretary general cyangwa umunyamabanga mukuru w'umuryango RPF Inkotanyi ari nawo wakoze bikomeye cyane kuri iki gihugu. Ni izihe ntego z'ibanze mwari mufite mu ntangiriro? Ubwo ntabwo ndi gusubira inyuma muri za 87 ahubwo nyuma y'uko jenoside yahagaritswe n'igihugu kibohowe, ese zashyizwe gute mu bikorwa kugira ngo tuzibone zatangiye gutanga iterambere no guhindura igihugu mu buryo bugaragara? Intego ya mbere navuga ko ariyo nyamukuru FPR yubakiyeho, kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. FPR ibohora igihugu cy'u Rwanda, hari hamaze gukorwa jenoside, u Rwanda rumaze kubura abantu barenze miliyoni, abandi basigaye ari imfubyi, ari abapfakazi, hari inkomere bamugajwe n'ibyo baciyemo. Abanyarwanda barenze miliyoni 3 babaye impunzi hakurya y'imipaka, abandi bari mu nkambi z'abakuwe mu byabo. Igihugu cyari cyasenyutse. Rero ikintu cya mbere FPR yakoze cyari icyo gushyiraho guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ubundi FPR yari ishoboye kuba yashyiraho guverinoma irimo FPR gusa kuko yari imaze gutsinda, kuko amateka y'abantu, mu mitekerereze y'abantu hirya no hino, ni uko utsinze atwara byose, ntabwo abantu batsinda ngo basangire. Rero FPR kubera yubatse kuri iryo hame rya mbere ry'ubumwe bw'abanyarwanda, yegeranije abanyarwanda bose, ishyiraho guverinoma ihuriwemo n'abanyarwanda, ari abari bari muri kino gihugu ndetse bavuye no mu mashyaka menshi, hari abari batashye, kugira ngo hajyeho guverinoma abanyarwanda bose bashobora kuyireba bakayibonamo, ikabahumuriza. Guverinoma yahumuriza abanyarwanda, ari abahutu, ari abatutsi, ari abacitse ku icumu, ari abatahutse, hajyaho guverinoma yahumuriza abanyarwanda, yakorera abanyarwanda bose. Hanyuma rero itangira akazi ko kongera kubaka runo Rwanda. Ikintu cya mbere cyihutaga kwari ukongera kuzana amahoro n'umutekano, kuko nubwo FPR yari imaze kunesha, gutsinda guverinoma y'abatabazi, bari bakwiriye imishwaro, kandi guverinoma yari yarashyizeho imitwe yitwara gisirikare, interahamwe, impuzamigambi, ziri mu mashyamba hirya no hino, mu mibande hirya no hino. Umuntu yacaruka bakeka ko ari umututsi bakamwica. Abari bamaze kwambuka babo bariho bitegura kugira ngo bagaruke bakomeze kurwana. Ikihutaga rero kwari ukongera kuzana amahoro n'umutekano. FPR rero yihutiye kubaka inzego zose zituma umutekano ushobora kugaruka mu gihugu, bityo n'abakuwe mu byabo n'intambara bakaba basubira mu byabo, ndetse n'abahunze bakarenga imipaka bakaba bashobora gutaha kuko igihugu kirimo amahoro. Dr. kuri icyo kiri kuvuga cyo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, unyihanganiye nkunyuze mu byo yavugaga, kubaka umuntu wari umaze imyaka irenga 30 abwirwa iyozabwonko, abwirwa
icengezamatwara babwira ko umwanzi ari uyu nguyu, undi nawe abwirwa ko ari ikibazo, yitwa inzoka, yitwa inyenzi. Byabagoye gute mu minsi ya mbere kumvisha abo bantu bamaze iyo myaka irenga gutyo babwirwa ibindi bitandukanye n'ibyo mwari mujeho mubabwira? birumvikana ko byari umurimo ukomeye. Ni ibintu byatwaye igihe kirekire, ntabwo ari ibintu umuntu ari gushobora gukora mu munsi umwe, mu mwaka umwe, ibiri se. Byatwaye igihe kirekire, na n'ubu turacyabikora, nta wavuga ngo twabigezeho byararangiye. Icya mbere cyakozwe ni ukugenda ushyiraho aho abantu bashobora kuganirira kugira ngo basubize amaso inyuma mu mateka y'u Rwanda, kuko u Rwanda ntabwo ruhera muri 1959. U Rwanda rumaze imyaka amajana n'amajana. Hari igihe rero rwabayeho abanyarwanda badasubiranamo, biza kugera aho basubiranamo, byabaye ngombwa ko abantu bicara bakajya baganira, batari ko ibintu bijya kuba bibi kugera n'aho haba jenoside, byatewe n'iki? Bituma rero abanyarwanda basobanukirwa amateka yabo, uko ubwo bumwe bwabarangaga, ku gushyira hamwe kwabarangaga. U Rwanda rwaterwa, abanyarwanda bakadefanda cyangwa se bakarwanirira igihugu bose, rwatera abanyarwanda bagatera bose. Kera mu Rwanda umuntu yarahagurukaga akava i Cyangugu akajya mu Mutara, aho bwije hose arara, aho bumwiriyeho agakomanga bakamukingurira, bakumva avuga ikinyarwanda bakumva ari umuvandimwe. Ntabwo yabazaga ngo ese aha ni ku Bahutu, aha ni ku Batutsi, aha ni ku Batwa. Abanyarwanda bose bari abanyarwanda bacumbikirana. Umunyarwanda yaterwa n'igikoko yatabaza, abaturanyi bose bakamutabara, ntabavugaga ngo hatewe ku Muhutu, Abahutu nibo ari bo batabara. Turicara rero tuganira kuri ibyo kugira ngo twumve uko ubumwe bw'abanyarwanda bwasenyutse, noneho tuzakora ibintu bituma abanyarwanda badasubiranamo. N'ibiganiro byabaye imyaka myinshi, na n'ubu biracyaba. na ndi umunyarwanda n'ikibigamije ni ukongera kubaka umunyarwanda wiyumva mbere na mbere nk'umunyarwanda, ntiyiyumve nk'umuhutu, ntiyiyumve nk'umututsi, ntiyiyumve nk'umutwa, ntiyiyumve nk'umukiga, ntiyiyumve nk'umunyenduga, ntiyiyumve nk'umutanzaniya wavuye muri Tanzania, wavuye Uganda, wavuye i Burundi, wavuye Kongo. Tukiyumva nk'abanyarwanda dusangiye igihugu, tugomba gufatanyiriza hamwe kubaka kino gihugu no kugiteza imbere hamwe. Rero ni ibintu byaciye mu bikorwa byinshi cyane. Umuntu agiye kubiganiraho byatwara ikiganiro cyose. Navuga nk'ibiganiro byo mu Rugwiro twafashe nk'amezi 4 yose tuganira ku kibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Iki biganiro byo mu Rugwiro ni ijambo rivugwa cyane. Igitekerezo cy'ibiganiro byo mu Rugwiro cyaje gite? Hari habaye iki kugira ngo nabavuge bati wait, reka tugende mu Rugwiro tuganire? Ibiganiro byo mu Rugwiro byatangiye muri 1998 mu kwezi kwa gatanu, nako mu kwezi kwa gatatu, birangira mu kwezi kwa gatanu. Byabaga buri wa gatandatu. Byamaze rero hafi umwaka. Nako byatangiye mu kwezi kwa gatanu birangira mu kwa gatatu, byamaze amezi 10. Ibiganiro byo mu Rugwiro byatangijwe n'umuryango wa FPR, ibicishije mu bayobozi bawo, chairman na vice chairman,
icyo gihe chairman w'umuryango ari we perezida wacu uyu munsi, yari visi perezida na vice chairman icyo gihe ari Pasiteri Bizimungu, akaba ari na perezida w'u Rwanda. So byari byoroshye rero kugira ngo bashobore kuba batumiza abantu bose baturuka mu bice byose by'u Rwanda, ariko igitekerezo cyari igitekerezo cya FPR. Ni igitekerezo cyaje gituruka muri kongere ya FPR yari yabaye mu kwezi kwa kabiri muri 1998, aho abanyamuryango bicaye bareba aho u Rwanda rugeze muri iyi myaka ine yari ishize FPR ibohoje u Rwanda. Bigaragara ko tugifite urugendo rurerure. Icyo gihe ni nabwo hari hamaze gutaha impunzi nyinshi cyane, za miliyoni z'impunzi ziturutse muri Congo, ziturutse muri Tanzania, iz'i Burundi zo zari zatashye mbere ho gatoya. Hari ikibazo cyo kubanisha abanyarwanda kinini cyane, kuko urumva hari hatashye abantu bari barakoze jenoside benshi, bamwe bajya muri prison ziruzura, abandi babura aho bajya muri prison, barabareka bati mubane nabo uko bari. Noneho rero biba ngombwa ko twicara nk'abanyarwanda ngo dutekereze iki gihugu kiteye gitya twakivanaho kiri tukakigeza aho twifuza gute. Turavuga tuti nubwo FPR ifite ibitekerezo byiza, ibi bitekerezo ntacyo byageza ku Rwanda abanyarwanda batabyumvise ngo babigire ibyabo, kandi ntabwo bazabigira ibyabo ari uko FPR igiye kuri televiziyo, kuri radiyo ikavuga iti twebwe tubona u Rwanda rumeze gutya. Kuko twaratekereje turavuga tuti natwe tujya kugira ibi bitekerezo by'u Rwanda, twaricaye turaganira nk'abanyarwanda, tureba imiterere y'ibibazo by'u Rwanda, noneho turavuga ngo ibi bibazo turabona byakemurwa n'ibi bisubizo. Ibyo bisubizo nibyo byiswe porogaramu politiki ya FPR. noneho turatekereza tukavuga tuti n'abandi banyarwanda bose bakwicara hamwe bafite ubushake bumwe bwo kubaka u Rwanda, bagasesengura ibibazo by'u Rwanda, babona imiti isa n'iya FPR, niyo baba batari muri FPR, niyo baba batari muri FPR. Kuko icyabyaye FPR ni ibyo bisubizo. Turavuga tuti abantu nibicara hamwe bakareba imiterere y'u Rwanda, ibibazo u Rwanda rufite ari ibibazo by'umubano w'abanyarwanda, bazasanga umuti ari ubumwe n'ubwiyunge. Nibareba imiterere y'ubukungu, bazasanga umuti ari uko twishakamo ibisubizo, tukubaka ubukungu bushingiye ku banyarwanda, bushingiye ku mutungo kamere w'u Rwanda, budashingiye ku gusabiriza. Turavuga tuti rero reka dutumire abanyarwanda bo mu nzego zitandukanye, ari inzego za leta, ari inzego z'abigenga, ari inzego abikorera, inzego z'imiryango itegamiye kuri leta, hari ababaye muri politike ku gihe cy'ubukoroni, ku gihe cya Repubulika ya mbere, ku gihe cya Repubulika ya kabiri. Noneho twicare tuvuge tuti dore u Rwanda dufite rumaze kugwa mu bibazo bikomeye,
nk'abanyarwanda turabona ibibazo twabivamo dute. Turicara tubanza gusesengura uko ibibazo biteye. Ariko urumva igitekerezo cyari icyo kuvuga ngo nitwicara tuzabona imiti idatandukanye na porogaramu politiki ya FPR, kandi niko byagenze. So twiga ikibazo gikomeye cy'ubumwe n'ubwiyunge, tugishakira ibisubizo, bigenda bishyirwa mu bikorwa. Ibyo biganiro byo mu rugwiro biramanuka bijya no ku misozi, dushyiraho inzego zari zaraganiriweho muri Arusha ariko zari zitari zajyaho, ari inzego z'ubumwe n'ubwiyunge, komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ngo ikomeze ibyo biganiro. Dusanga ikintu cyishe ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, ikintu cyashegeshe ubumwe bw'abanyarwanda, ni uko habaye amacakubiri, abantu bakavutswa uburenganzira bwabo. Umuntu ntajye mu ishuri kuko ari umututsi, ntabone ishuri, ntajye mu gisirikare kuko ari umututsi, ntabone uburenganzira kuri pasiporo, ibintu nk'ibi. Turavuga tuti dushyireho komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, izakora ibintu bibiri bikomeye: izigisha abanyarwanda uburenganzira bwa muntu ni ubuhe, umuntu akwiriye kugira ubuhe burenganzira, noneho inakore n'igikorwa cyo gukurikirana ese ubwo burenganzira amahanga yose yemera hano tubushyira mu bikorwa gute. Twigisha abantu uburenganzira bwabo, tubigishe kuburwanira, ariko kandi tunakurikirane ko baburwanira koko, kandi koko bugenda butera imbere. Tuganira uburyo dushaka ko iki gihugu cyategekwa. Nyuma y'ibiganiro birebire tuza kumvikana ko dukwiriye kubaka ubuyobozi bushingiye ku muturage, buha agaciro umuturage, ku buryo umuyobozi wese ahari yumva ko abereyeho umuturage, ko umuturage ari we ukwiriye gutuma ibyo akora byose bikwiriye kuba bigana ku kugirira neza umuturage, kandi umuturage akabigiramo uruhare. Umuturage agatanga ibitekerezo bye, ibyo twise people centered governance. Noneho turavuga tuti iyo governance yajya hite? Turavuga tuti hajye habaho amatora, ariko amatora ashingiye ku muturage, adashingiye ku mashyaka, kuko amashyaka aradivayidinga, amashyaka aca ibice. So nibwo twatangiye kujya tugira amatora, amatora ya local government, cyangwa se y'ubutegetsi bw'ibanze, haba ari ku mudugudu, ku kagari, ku murenge, no ku turere. Aho ntihajyemo amashyaka, abantu bagatora abantu babona ko babagirira umumaro, kandi abo bantu batowe bakajya babazwa n'abaturage ibyo babashinze, ku buryo abaturage bagira uburenganzira bwo kubakuraho igihe bashakiye, yabashakiye igihe babona ntacyo babamariye. So twumva rero twagira demokarasi ishingiye ku bwumvikane, ishingiye ku gusangira ubutegetsi, consensual democracy. Tuganira ku mutekano, twumvikana ko umutekano w'igihugu ushingiye mbere na mbere kuri buri muturage. Nubwo hariho inzego zishinzwe umutekano, ari inzego za polisi, ari inzego za gisirikare, ari inzego
z'ubutasi, izo nzego zose ziza zishyigikira ibyo abaturage bakora n'abaturage bagashyigikira ibyo izo nzego zikora, kugira ngo buri munyarwanda wese yumve ko umutekano umureba. Niko twadifayininze, niko twemeranijwe ko tugiye kubaka umutekano w'u Rwanda ushingiye kuri ayo mahame. Tuganira ku bukungu bw'u Rwanda. Ubukungu bw'u Rwanda bwaba buteye bute? Turicara turareba tuti u Rwanda ni igihugu gitoya, ni igihugu kidakora ku nyanja. Niba tugiye kubaka ubukungu, dukwiriye kureba ubukungu bwahera ku byo u Rwanda rufite. Mu biganiro haza kuvamo iriya vision 2020, twumvikana ibintu tugiye gushingiraho. Vision 2020 si y'ubukungu gusa, ni iya development, ni iy'iterambere ry'u Rwanda. Niyo mpamvu inkingi ya mbere yari iyo kubaka ubutegetsi bushoboye, kubaka a capable state, ubutegetsi bushoboye. Ubutegetsi bushoboye nyine ni ubutegetsi bwubakiye kuri ayo mahame twari twatangiye kuvuga. Ariko turavuga tuti abanyarwanda niyo wabaha umutekano ni byiza, bakagira amahoro ni byiza, bakagira demokarasi ni byiza, bakiyunga, bakagira ubumwe ni byiza. Ibyo bintu ntabwo babirya, ibyo bintu ntabwo byahaza umuntu, ibyo bintu ntabwo umuntu abyambara, ibyo bintu ntabwo bibuza umuntu kunyagirwa. So nubwo ari iby'ibanze, duhagarariye aho nta gihugu twakubaka. So ni ngombwa ko dutekereza twakubaka ubukungu bw'igihugu bushingiye ku biki bwatuma hejuru y'ayo mahoro, y'uwo mutekano, y'iyo demokarasi, y'ubwo bumwe n'ubwiyunge, noneho abantu babona n'ibibatunga. Nibwo twatekereje ibintu by'ibanze twashyiraho mwo imbaraga. Turareba dusanga abanyarwanda 90%, icyo gihe 90% bari abahinzi. So tugomba kuvuga tuti dukora ibishoboka byose kugira ngo ubuhinzi bwabo bushobore kubatunga kandi busagurire amasoko. Turareba tuti n'abahinzi bakwiriye kugira ubwenge, n'ibindi byose dukora byose bikwiriye gushingira ku bwenge. Ni ngombwa ko tugira abantu bashoboye, bafite ubwenge bushobora gutuma basesengura ibibazo bahanganye nabyo, kandi bakagira n'ubumenyi ngiro butuma noneho n'ibisubizo bavanye muri uko gusesengura bashobora kubishyira mu bikorwa. Nibwo twavuze ngo twubake a knowledge economy. Ariko kandi turavuga tuti ubukungu bushingiye ku bumenyi. Ubukungu bushingiye ku bumenyi. Turanavuga tuti iki gihugu, icyo gihe mubihitamo nuko bwari bwo buryo bwiza buhari bwafasha igihugu nk'u Rwanda kugera imbere, cyangwa nibwo bwari buhari bitewe wenda n'uko igihugu cyari kimeze? nuko ari ko igihugu cyari giteye, twabonaga ko ibyo ngibyo ari byo byadufasha kwiteza imbere. Ariko kandi tunareba n'aho isi igana, twasangaga n'ubundi tugomba kuzabikenera. N'uwaba afite peteroli nyinshi, peteroli irakama. N'uwaba afite diyama nyinshi, diyama irashira. Utubatse ubushobozi bw'abantu, noneho ngo ibyavuye muri ya peteroli no muri diyama n'iki bishobore kuzaguteza imbere, amaherezo wasubira kuba umukene. Noneho twebwe
n'iyo peteroli nyinshi ntayo twari dufite, n'iyo diyama nyinshi ntayo twari dufite. Twari dufite abantu tuvuga ngo reka twubake ubukungu bushingiye ku bantu, abantu nabo bafite ubuzima buzima, bafite ubumenyi, bafite ubumenyingiro, bashobora kwiteza imbere, ndetse bashobora no gutuma n'abantu bashobora kuza gushora imari yabo hano, kuko bavuga bati nituzana imari yacu tuzahasanga abantu bashoboye gukora, abantu bazi ubwenge, bafite ubumenyingiro, bitume igihugu cyacu gitera imbere. Ikindi nacyo twashyizemo imbaraga twasanze gikenewe ni icya tekinoloji, ni ikoranabuhanga. Ko twaravuze tuti niyo twagira ubushobozi bwo gukora za mashini, noneho zigakorerwa hano mu Rwanda, tukazishora hanze, taransiporo yazo kuzigeza Dar es Salaam cyangwa se Mombasa, ukazijyana ku isoko muri Aziya tuvuge, cyangwa se muri Burayi. Taransiporo, kuya taransiporo, igiciro cya taransiporo cyo kuva hano i Kigali ujya Dar es Salaam cyakuvana ku isoko, ariko wubatse ubwenge n'ubushobozi bw'abantu ku buryo bashobora gutangira kugira produit cyangwa se ibikorwa bivuye muri ubwo bwenge, nka za software. Software ntikenera train yitwara, igenda mu muyaga. So urumva cya kibazo cyo kuba turi landlocked cyaba gishize, tudakora ku mazi, kuba tudakora ku mazi, kuba gutwara ibintu biremereye bituvana ku isoko kubera igiciro cya taransiporo. Noneho turavuga tuti reka noneho dushore imbaraga zacu mu kubaka tekinoloji. Niho havuye kubaka iza fiber optic, niho havuye kubaka za department za ICT, tukazana za university nka Carnegie Mellon. Amaherezo ari ukuvuga ngo nitwigisha abanyarwanda bakagera naho bakereya za software zigurishwa hirya no hino ku isi, bizatuzanira ubukungu burenze ubwo gukora tracteur hano, ubwo gukora za moteri zitandukanye, kuko niyo twazikorera hano tuzishora hanze, uwazikoreye Dar es Salaam yakuvana ku isoko, kuko igiciro wongeraho cya transport gituma utaba competitive, udashobora guhiganwa n'abandi. So rero ibyo biganiro byo mu Rugwiro nibyo byavuyemo icyerekezo nyamukuru u Rwanda rwagombaga gufata kandi rwafashe. Icyo cyerekezo nicyo cyabyaye ibintu byinshi mubona. Ikibazo kimwe twaganiriyeho nacyo cyari gikomereye u Rwanda icyo gihe, yenda ntavuzeho, ni ikibazo cyo kuvuga ngo aba bantu bakoze jenoside, ahantu dufite igihugu habayemwo ubwicanyi, abantu bagapfa ari miliyoni. Ngo ni ukuvuga ngo ugiye kubara ko buri muntu wese wapfuye ari meurtre, ni meurtre miliyoni. Iki gihugu cyuzuyemo abantu bicanye, tuzakigenza dute? Aba bantu babazwa ibyo bakoze mu buhe buryo? Twari tumaze igihe dushyizeho itegeko rihana icyaha cya jenoside, dutangiye no kurikoresha hamaze gucibwa imanza zigera ku 1,600. Ariko turareba dusanga dufite muri prezo abantu 135,000. Nyuma y'imyaka 2 duca imanza, tumaze gucira imanza abantu 1,600 gusa. Dusanga nidukomeza gutyo bizadutwara indi myaka 100. Buri myaka 2 hacibwa imanza 1,000.
hacibwa imanza 1,600 na 600. byari kuzadutwara imyaka irenze 100. kandi nubwo n'abo 135,000 bari bari muri prison, si uko ari bo bonyine bari barakoze jenoside, nuko ari bo bonyine bashoboraga gukurirwa muri prison twari dufite. Twari twaragezeho abantu, umuntu yaza kurega akavuga ati nabonye umuntu wanyiciye, bakamubaza bati ese aracyashaka kukwica? Utoya, ariko namubonye anteye ubwoba. Akavuga ati ubwo atari hashaka kukwica ihangane, kuko ntidufite aho tumushyira. So turavuga tuti dukomeje gutya dukoresha ririya tegeko rya genocide, niba uko ari umuntu yaryitwata, yazadutwara imyaka irenze 100 kugira ngo dukemure iki kibazo. Ni byiza rero ko twatangira gushaka ubundi buryo. Nibwo twiyemeje ko dukwiriye kureba mu mateka y'u Rwanda, nubwo nta jenoside yigeze haba, ese nta buryo abanyarwanda bacaga imanza twakoresha bikadufasha gukemura iki kibazo, tutarinze gukoresha uburyo bw'abazungu bushaka abavoka, bushaka abajije bize za universite cyangwa se barangije za secondaire bize ya mategeko yose. Ariko noneho tukavuga tuti iki cyaha n'ubundi cyakozwe ku mugaragaro, gikorwa n'abanyarwanda, reka tubasabe bicare baca imanza. Hagomba kuba hari abantu batijanditse muri icyo cyaha, kandi basanzwe ari abantu b'abanyakuri, basanzwe ari abantu bashyira mu gaciro, baba babajije noneho bagacira imanza abandi. Niho gacaca yavuye. Ibyo rero, izo nizo za orientation nini zavuye mu Rugwiro, noneho ziba umusingi wo kubaka u Rwanda rushya, navuga a transformed Rwanda, cyangwa se u Rwanda ruhindutse. Niwo musingi w'impinduka tubona mu Rwanda bw'uyu munsi. Yego Dr. birumvikana n'ibiganiro byabaye amezi 10, ni byinshi mwagiye muganira, hari ibyo mwagiye mutindaho, hari ibyo mwavuze wenda umwanya utangana nko mwavuze, ibindi bibazo byose ntabwo bingana. Nk'ibihe mwavuze muhura na resistance, kuko changement iragora, ntabwo abantu bose baba bayumva kimwe. Ni ibiki mwavuze none bakavuga ati ibi ntabwo bishoboka, mu Rwanda ntibyabaho? Ikintu twatinzeho cyane kandi koko kibanze ni ubumwe bw'abanyarwanda. Ubumwe bw'abanyarwanda nicyo twatinzeho cyane, kuko niwo musingi u Rwanda rwubakiyeho. Abantu batemeye kubana ngo babane neza, n'ubundi nta Rwanda twagira. Twabiganireho igihe kinini tugerageza kumvikana, ese koko mbere y'umwaduko w'abazungu hari ubumwe? Ese abazungu bagize uruhare rungana iki kudusenyera ubumwe? Parmehutu yaje kugira uruhe ruhare? MRND yagize uruhe ruhare? Ese muri izo changes zose, ari ukuva ku butegetsi bw'ubwami tukagira ubwami buvanze na colonization, tukagira noneho ubwa MRND, amakosa abanyarwanda bakoze ni ayahe yatumye buhoro buhoro umuryango nyarwanda ugenda usenyuka? So twabiganireho nk'amezi agera kuri 4. Ibyo byatwaye umwanya munini. Nuko yari ifite sous-chapitre nyinshi kuri kuzirondora, cyangwa nuko no kumvikana ubwabo? Kuko urumva hari abantu bari baragize uruhare muri Parmehutu, abakuru ba Parmehutu bakomeye. Abo bavugaga nk'ibiki muri discussion mwagiraga? Bo batangira bavugaga nyine rangaje ya Parmehutu yo kuvuga ngo n'ubundi ntacyo dupfana. So kugeraho byabaye ngombwa ko tuganira kugeraho bumva ko turi abanyarwanda dusangiye byose.
nuvuga ngo uretse ko hari harimo n'amasoshapitre menshi mwanafashe n'umwanya mubakonvinsinga mubumvisha ko cyane rwose cyane kugira ngo babone neza ko ibyo byo kuvuga ngo ntabwo turi bamwe, ngo hari abavuye Abisiniya, hari abavuye Cadi, hari abavuye iki, ko ari ibintu abazungu batuzaniye kugira ngo baducemo ibice. N'ubundi ntawe ameze muri uru Rwanda nk'igihumyo. Kera abazungu batari bashyiraho za frontiere, abantu baragendaga. Iyo wumvaga ushaka kugenda waragendaga, wagera ahantu heza ukahakunda ukahatura. So ibyo ntabwo byari bikwiriye kuducamo ibice, kuko na mbere n'ubundi mbere y'uko baza ntibyari byaraduciyemo ibice. Abanyarwanda barabanaga bagasenga Imana imwe, bakabandwa hamwe, bagasangira byose, baterwa bakarwanira u Rwanda. Tubereka ko ibyo bintu abazungu tubyereka, turabiganira ku buryo abantu baje kugeraho barabyumva, baravuga bati reka noneho dutangire twubaka u Rwanda rushingiye ku munyarwanda, twumve twese ko turi abanyarwanda. Ndi umunyarwanda ivuka ityo, nubwo yaje kubona izina rya Ndi Umunyarwanda bitinze. Yego Dr. Akoze cyane. Ni gahunda n'ikibazo cy'ukuntu n'iki twakora kugira ngo abakoze jenoside, abijanditse mu bwicanyi bwabaye babibazwe. Ese birashoboka? Wabona uko ubaza abantu miliyoni, ni iyihe approche? Ibyo kujya kugira ankete kuri buri muntu wapfuye, ese byashoboka? Twagira dosiye miliyoni, birashoboka? So ibyo byose twabiganiragaho umwanya munini. Bamwe bakavuga bati ariko mwabiretse mugatanga amnesty bikarangira. None abandi bakavuga bati ntabwo amnesty yafasha, kuko no kugira ngo abantu bitabire ubwicanyi muri 1994 nuko bwari bwarabaye muri 1959 ntihagire ubibazwa, buraba muri 1961 ntihagire ubibazwa, 1963 ntihagire ubibazwa, 1965, 1967, 1973, 1991. Noneho abantu barashyekerwa. Kavuga bati n'ababikoze cyane ntacyo uko kudahana niko kwatumye abantu bitabira jenoside muri 1994. Ntabwo rero twakomeza ibyo. Ni byiza ko twashaka uburyo abantu babazwa ibyo bakoze, kugira ngo abanyarwanda batangire kubona ko kwica umuturanyi ari icyaha, ari ikintu kibi, ntibazasubire kugikinisha. Ariko twabikora nk'uko amategeko ya kizungu abitubwira, yabitwigishije. Turamutse tubikoze muri ubwo buryo ntitwazabirangiza, kandi tugiye no gukurikiza ya mategeko abazungu badusigiye, yuko uwishe umuntu, wagambaniye umuntu, bamwica nawe, twamara abantu. Rero ni nabwo twirebyemo tugasanga igihano cy'urupfu dukwiriye kukireka, kuko tugiye kwica umuntu wishe, abanyarwanda bashira. So ibyo byose rero twagombaga kubiganira nyine kugira ngo tugere ku byo twagezeho. Izo gahunda zose mwari mwateguye, hari na gahunda zo kuzishyira mu bikorwa mwashyizeho, ese zose mwazishakiye na gahunda zo kuzishyira mu bikorwa? Iyo ugenzuye nyuma y'imyaka 26, 25, ubona zarashyizwe mu bikorwa nk'uko mwabitekerezaga? Muri rusange twabishyize mu bikorwa nk'uko twabyifuzaga, ariko sinabura kuvuga ko kubera kutagira ubushobozi bwinshi, ngira ngo umuntu asubije amaso inyuma yakwibuka ko igihugu cyari cyarasenyutse, ubukungu bwacyo bujegajega. Hari rero gahunda zitari zoroshye gushyira mu bikorwa, kuko zakeneraga
amikoro menshi, ariko urebye amikoro twari dufite n'ibyo twashoboye gukora, navuga ko ibyo twifuzaga gukora hafi ya byose twabikoze mu buryo bushimishije. Ndetse nkaba nakongeraho ko iyo tuza kugira amikoro menshi twari kugera ku musaruro uruta uwo twagezeho. Ibitari bikeneye amikoro menshi cyane byo twarabikoze rwose, kuganiriza abanyarwanda, kugenda twubaka buhoro buhoro ubumwe bw'abanyarwanda. Ibi byashoboraga kuva mu mbaraga z'abanyarwanda, izo zo zarakoreshejwe. Hari n'ibyagombaga kubanza kubyara umusaruro, imbaraga z'abanyarwanda zigakoreshwa kugira ngo zibyare umusaruro utuma n'ibindi bishobora gukorwa, nabyo byagiye bikorwa. Iyo urebye aho u Rwanda rugeze, reka mfate nk'urugero rw'ikibazo cy'ubutabera. Twashoboye gushyiraho gacaca, abacamanza ba gacaca baratoranywa mu gihugu hose, hajyaho porogaramu, gahunda y'uburyo bazajya bagira iminsi bahura bakumva uko jenoside yabaye aho batuye, bakamenya abayikoze, bagahabwa umwanya wo kwiregura, ababibonye bakabarega, abandi bakiregura, cyangwa se abandi bakabaregura, ku buryo mu myaka nk'icumi twageze muri 2012 gacaca irangira, cyangwa 2011, hamaze gucibwa imanza za gacaca zirenze 1,900,000. Ariko kuri icyo cya gacaca gukomeza, ni imanza zaciwe mu mucyo cyangwa cyari igisubizo cyo kugira ngo abantu batacirwa imanza bose barangire? Oya, ni imanza zaciriwe mu mucyo, kuko haciwe mu gihe cya gacaca nta n'urubanza rwa jenoside rundi rwajyaga mu nkiko zisanzwe. Imanza za jenoside zose zari ziri muri gacaca, usibye abantu babaga boherejwe baturutse hanze, kuko ibihugu byo hanze ntibyari bizi gacaca, bumvaga ari ubucamanza batazi. So kugira ngo bashobore kuba batwoherereza abantu extradition, byabaga biri ngombwa ko twemera ko bo batazaca muri gacaca, ariko bo bazaca muri procedure zisanzwe nk'iz'iwabo bazi, bashobora no gukurikirana bakavuga bati byagenze nk'uko n'iwacu byakagenda. So byari ibintu nyine biciye mu mucyo, ndetse no mu mucyo urenze n'usanzwe, kuko village yose yabaga iri aho ngaho, ushatse wese yarazaga agakurikira uko urubanza rumeze. Hari n'abantu bashatse kujora gacaca bakavuga ngo nta bavoka bafite, ariko umuntu yari afite abavoka barenze umwe cyangwa babiri, kuko village yose yashoboraga kumurenganura, village yose yashoboraga kuba avoka we. Nk'uko muri village niba yarakoze icyaha ku manywa y'ihangu, village imureba, na village ishobora kuba prosecutor cyangwa umushinjacyaha. Habaga hari abantu muri village bamushinja ibyaha, hakaba n'abandi muri village bamushinjura. Hanyuma bafata umwanzuro w'uko umuntu afungwa, bari bafite ubumenyi nk'ubw'umucamanza bwo kwasesinga bakumva ko umuntu kimuhama cyangwa kitamuhama. Urumva, buriya niyo ugiye muri Amerika, abantu ahantu haba ibintu bya juri, batoranya abantu bose, ntabwo guca urubanza ari ngombwa ngo ube waragiye
muri law school cyangwa se warize amategeko. Ibi byo byari binoroshye kuko kwari ukuvuga ngo ese koko yarishe, ese koko yari ari kuri bariyeri, ese koko yakoze iki, yagiye mu gitero. Yagiye mu gitero. Bo bemezaga uyu muntu biragaragara ko yishe abantu, yari ari mu bitero ibi n'ibi, yari ari kuri bariyeri ahangaha, yarebaga identite cyangwa indangamuntu, yabona uri umututsi akaguhereza abakwica. Ibyo ntabwo ugomba kuba waragiye muri universite kugira ngo ushobore kubimenya no kuba wabyemeza. So ntabwo ibyo bikenera amategeko. Noneho iby'amategeko byabaga bisobanutse. Niba uri umuntu wagiye wica, wagize umurava wo kwica, ukica hariya, wowe baragushyira muri kategori ya mbere, aho yenda uzafungwa imyaka 25, cyane cyane niba utarabyemeye. Niba warabyemeye ukaza ukabivuga byose uko biri, kubera worohereje imanza kandi bigaragara ko wiyiniriye, ugasanga ibyo wakoze ari bibi, ukaza ukabivuga byose utabeshye ntacyo ucaho, kuko abari aho bose bakavuga ati uko abivuze niko byagenze. Uwo nguwo nubwo yari akwiriye imyaka 25, yenda bamuhaga 5 cyangwa 6, 1/2 akagikoramwo imirimo yo guteza imbere community. So ntabwo byari ibintu bikomeye, kandi abantu bose babaga baratorewe ako kazi ko guca imanza, kuba abacamanza mu nkiko gacaca, bose bahawe amahugurwa, atari amahugurwa nk'ayo umuntu ahabwa muri universite, amahugurwa ajyanye n'itegeko rya gacaca n'uburyo rikoreshwa. Ntabwo bagiye kubaha fundamentals za law, ubwoko bw'amategeko, niba ari business law, niba ari bo babigishije itegeko rya gacaca riteye rite, rikoreshwa rite, mwarikoresha gute. Rero bari basobanukiwe. Icyo ni kimwe mu byo mwaganiramo mu rugwiro, ariko hari icyo wakomojeho cya knowledge based economy, ubukungu bushingiye ku bumenyi, ari naho wakomoje ku bumenyi ukuntu buri butangwe, ubwo ni systeme ya education, yaba na TVET n'ibintu. Sesengura gute nyakubahwa honorable uburyo education itangwa na critics zizamo, bavuga ko hari hamwe hari education strong, ahandi hakaba hari education itakomeye cyane, nk'urugero nko muri 12 na 9 years basic education? Icya mbere cyo navuga ni uko uburezi bw'u Rwanda bwateye intambwe nini cyane. Iyo urebye muri 94 cyangwa se 90, urebye statistics za 93, u Rwanda rwari rufite abanyeshuri biga muri primaire 900,000 n'abandi barengaho bakeya. Kuri 7 n'igice u Rwanda rwari rufite, hafi 8. Uyu munsi dufite abanyeshuri biga muri primary bagera nko kuri 3,000,000, kuri 13 n'igice dufite. Ndetse nta mwana n'umwe utiga muri primaire. Twageze ku byo bita universal primary education, ni ukuvuga ngo buri mwana wese akwiriye kwiga nibura primaire akayirangiza. Hari abata amashuri kubera ibibazo byinshi byo mu miryango, yenda umubyeyi akamuvanamo ngo simfite umvomera, simfite unsenyera inkwisi. Nabo abayobozi b'ibanze, abayobozi b'imidugudu, ab'utugari, bose bahawe inshingano zo gukurikirana mu midugudu yabo niba nta bana batiga. So
ku buryo abana hafi ya bose batuye mu Rwanda bariga primaire bakayirangiza. Twaje gusanga n'ibyo nabyo bidahagije, kuko kurangiza primaire ntaho bikugeza. Muri 2009 haba icyemezo cy'uko bose bakwiriye kugira imyaka 9, kongeraho imyaka 3 ya secondaire, nibyo twise 9 ya basic education. Kera abantu bajyaga muri secondaire nka 1/2 cyose cyajyaga muri interna. Usanga iyo systeme ya interna ntayo izatugeza, byazadutwara imyaka 1000 ahari kugira ngo twubake interna abana bose bajyamo. Ahubwo turavuga tuti byaba byiza ko amashuri tuyegereza aho abantu batuye. Amashuri ya primaire tugenda tuyongeraho ibyumba kugira ngo abana bajye bakomeza barangiza wa 6 bajye mu wa 7, mu wa 8 no mu wa 9. Muri 2012 hafi y'abana bose twari dutangiye kubageza ku myaka 9, ariko amashuri yari afite interna ntabwo twayafunze, yagumyeho. Ayo mashuri afite interna akajya abana bayarwanira kubera nyine urumva abana iyo bari muri interna hari imirimo badakora bituma batarangara, kuko iyo wiga uva mu rugo hari igihe uzinduka ujya kuvoma, hari igihe uzinduka usenya inkwi, hari uturima mu rugo bagukoresha. Rero iyo utari umwana uzi kureba uburyo wiyoruganiza neza, ushobora kurangarira muri utwo turimo, ndetse ukaba wanarangarira no gukina agapira mutashye, ku buryo yenda utiga neza nk'uri muri interna. Ariko igikorwa ni uko abarimu bo muri ayo mashuri nabo bahugurwa uburyo bafasha abo bana biga bataha, yenda mbere yo kubarekura bakaba babanza gukora isaha ya etude cyangwa se amasaha 2, ku buryo bava ku ishuri ibyangombwa bamaze kubikora, za homework, amadevoir bayarangije, ndetse bigatuma nabo biga neza. Bijya binagaragara no muri za examen, hari igihe usanga hari abana bo muri 9 ya basic education cyangwa muri 12 ya basic education batsinda neza kurusha abandi bari muri interna, kubera nyine bamaze kumenya kwiyoruganiza neza, abarimu babagira inama bakabayobora. So icyo navuga rero ni iki, u Rwanda rwakoze navuga nk'ibitangaza mu by'ukuri urebye ku byerekeranye no guha abana uburenganzira bwo kwiga, abana hafi ya bose kubaha uburenganzira bwo kwiga. Ibyo yenda mu ndimi zo hanze wavuga access to education, bose barayihawe, rwose yaragutse cyane kandi yaguka vuba na vuba. Iyo rero abana bose baziye rimwe mu mashuri, haza ikibazo cya quality cyangwa se ubuziranenge, ireme, ubuziranenge bw'imyigishirize. Kuko icyabaye ni iki, nko muri 2009 nabwo nagiye muri Minisiteri ya Education dutangira 9 ya basic education. Icyo gihe byabaye ngombwa ko dushaka abarimu benshi cyane kandi tudafite, dufata rero abantu batize ubwarimu, bize amashuri asanzwe general education, tubasaba kwigisha. Nubwo twashyizeho gahunda yo kugenda tubahugura mu byerekeranye n'uburyo abantu bigisha, ibyo bita methodology na pedagogy, ariko byatwaye igihe kugira ngo uzabavanemo abarimu bazi kwigisha neza. Hariho na bamwe bagiyemo kubera nyine bari babonye opportunity y'akazi, ariko badafite umuhamagaro. Burya kwigisha nabyo ni umuhamagaro. So bituma rero nubwo
twahaye abana benshi access to education, siko twabahaye uburezi bufite ireme, ariko ibyo nabyo byagiye bikosorwa. Ikindi kintu navuga kuri icyo ngicyo cyo kuba byibuzaho kugira ngo kuba hari n'ubumenyi buke yafata bidutandukanyirize no kuba nta na buke. urumva ibyo birumvikana, aho kutagira namba wagira na buke nyine. So icyiza, umwana wagiye mu ishuri azamenya gusoma, azamenya kwandika, azamenya kubara, azamenya guteranya, azamenya gukuramo, azamenya iki, ndetse bitewe n'aho yagiye agera azamenya igifaransa, bakigisha igifaransa, azamenya icyongereza, bakigisha icyongereza, azagira n'ubumenyi rusange bwo kumenya ngo iyi si iteye ite, ikora ite. Umuntu nk'uwo rero ashobora no kwihangira umurimo, ashobora kugira aho ajya, yajya Tanzania, yajya Uganda, yajya Dubai, agakora bizinesi. Si kimwe rero nk'umuntu utarigeze ugera mu ishuri. Ku cya knowledge based economy ari naho ikibazo cyaturutse. Iyo musuzumye mubona abana bize muri 9 uko bamaze kurangiza amashuri ari benshi na 12 years education bagira uruhare ruhe muri ubwo bukungu? Bararugira cyane, kuko urumva nibyo nari maze kugusobanurira. Ubwo bwenge agira arabukoresha mu guhanga imirimo, arabikoresha mu gukora iyo mirimo ya hanze, arabukoresha mu kwiteza imbere. Uko yiteza imbere niko ateza imbere igihugu. Yenda icyo nari ngiye kugeraho ukanca mu ijambo, nari ngiye no kuvuga n'uburyo u Rwanda rwashoye ubukungu bwinshi mu kubaka amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro. Kuko yenda iyo wize ubumenyi bwa rusange, ibyo bita general education, hari igihe bikugora kwihimbira imirimo. Hari iyo wakwihimbira gushyiraho kiyosike ugacuruza mituyu, ukagira ute, nta tekinoloji ukenera cyane. Hari n'ibindi wakora nyine. Yewe niyo watangira wafata iseta mu isoko, warize wandika ukamenya ngo nashoye aya, ntungutse aya, ndabika aya, ndagira nte, kubera uzi kubara, uzi kugira gute. Ubwo bumenyi uba waravanye mu ishuri butuma ukora neza kuruta utarigeze ugera mu ishuri. Ariko twaravuze tuti ni byiza ko abana biga imyuga, kuko imyuga niyo iteza imbere ubukungu, niyo generatinga wealth. So dushyira gavumenti ishora amafaranga menshi mu kubaka amashuri y'imyuga, kuyashyiramo ibikoresho. Amashuri y'imyuga arahenda cyane, ku buryo uyu munsi nta murenge n'umwe udafite ishuri ry'imyuga ryiza. Yewe turiho turamanuka tugera no ku tugari. So ibyo nabyo ni ibintu gavumenti yashyizemo imbaraga nyinshi. Nigeze kukubwira ibya knowledge economy, tuvuga tuti reka dushyireho uburyo abanyarwanda bamenya tekinoloji bakanayikoresha, ariko tunayibazanire. Hari igihe byabaye ngombwa ko dushyiraho fibre optique. Nta development partner cyangwa se nta abantu bitwa ngo abafatanyabikorwa cyangwa abaterankunga, sibyo ko iryo zina ry'abaterankunga tutanarikunda cyane. Abafatanyabikorwa nta n'umwe washakaga ko waduha amafaranga yo kugira ngo dushyire mu kubaka fibre optique. Baravugaga ngo muri analogue irabahagije nimunaguma aho ngaho. So
gavumenti igurisha Rwanda tere, amafaranga avuyemo iyakoresha gushyiraho fibre optique. Tumaze kuyishyiraho haje n'izindi kampani zibona aho zihera zongeraho. Uyu munsi u Rwanda ni igihugu kimwe muri Afurika gifite network coverage cyangwa se internet yihuta ahantu hose ya 4G mu gihugu hose. Niyo waba uri muri Nyungwe ikugeraho, niyo waba uri mu Kagera ikugeraho. Ibyo bituma abantu bakorera business hano ari abanyarwanda bakorana business n'abo hanze, ari abo hanze bashaka gukorana business n'u Rwanda, biborohera. Uyu munsi dufite companies zidevelopinga software cyangwa zikora nyine software, zikorera software aba companies ziba mu Budage, companies ziba mu Buyapani n'ahandi, b'abanyarwanda baba hano. Ibyo babishobozwa n'iki? Babishobozwa nuko bize neza. Izi universite za Carnegie Mellon twazanye, yewe na department za ICT za Universite y'u Rwanda, za AUKA, zose zitraining abantu bashoboye, n'abo twohereje hanze bakaza bagashobora gukora bene izo softwares bakazigurisha hanze. Ziriya za tap and go wumva zisigaye zigurwa, zikoreshwa mu mabisi muri za Cameroon n'ahandi, n'abana b'abanyarwanda babikoze. Iyo niyo knowledge economy tuvuga iriho igenda itera imbere. Hari n'ibindi umuntu atavuga ngo arangize. Ni byinshi cyane. Ukomeje kuri 2009 mwinjira muri Ministry of Education, hari amavugurura menshi yabayeho. Nk'ikibazo nabaza cy'amatsiko abantu benshi bajya banakibaza, kuki habayeho guhindura kuva mu rurimi abana bigaga mu Gifaransa bashyira mu Cyongereza? Ndibuka ko byabaye muri za 2009. Byabaye ndi minisitiri. Rwose niba hari ikintu cyoroshye gusobanura ni icyo ngicyo. Cyakora iyo usobanuriye umuntu udashaka kumva ntako wabigenza. Ariko iyo urebye ari Igifaransa ari Icyongereza, zose nta rurimi rw'abanyarwanda rurimo, ni indimi z'abanyamahanga. Kuba Ababiligi baratwigishije Igifaransa nabyo ni accident. Byahuriranye n'uko igihe Ababiligi badukolonizaga, abantu bari bakomeye, bari bafite ijambo mu butegetsi bw'Ububiligi, bari abantu bavuga Igifaransa, ntabwo bari abantu bavuga Igifurama. Iyo bihurira n'uko ari Abafurama bafite ijambo rikomeye bategeka Ububiligi, tuba twarize Igifurama. Ntabwo ari amahitamo yacu rero kuba tuvuga Igifaransa, ntabwo ari uko abanyarwanda bicaye bakavuga ngo bahisemo Igifaransa. Icyongereza nacyo abanyarwanda bize Icyongereza kuko u Rwanda rwari rwabirukanye mu Rwanda rukabohereza kuba impunzi muri Tanzania, muri Uganda, muri Kenya. Batashye batahana urwo rurimi rw'Icyongereza, biba na ngombwa ko turushyira muri constitution, tugira indimi 3: Igifaransa, Icyongereza n'Ikinyarwanda. Ariko muri izo ndimi urwacu ni Ikinyarwanda. Ariko ko tutarakarwa, dushaka kubana n'isi yose, tugacuruzanya nayo, tugomba kwiga izo ndimi zo hanze. Noneho turareba turavuga tuti, aho kugira ngo umunyarwanda avunike yiga Igifaransa kizatuma aganira na miliyoni 280 z'abantu mu isi bavuga Igifaransa, twamuretse akavunwa no kwiga Icyongereza kizatuma avugana na miliyari 3.5 z'abantu bavuga Icyongereza mu isi. Iyo niyo mpamvu ya mbere, nuko iyo wize Icyongereza
uba ufite kuvugana n'abantu bikubye inshuro 10 y'abavugana n'abavuga igifaransa gusa, ko izo ndimi zose atari izacu. Ugiye kuvunika byibura yavunika avunikira ikintu kizamugirira umumaro munini. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, twararebye dusanga u Rwanda rucuruza cyane na Uganda na Kenya na Tanzania. Icyo gihe muri 2009 80% y'ubucuruzi bwacu external commerce twawukoranaga n'ibyo bihugu. Tukavuga tuti rero umuntu azi icyongereza byamufasha kurusha, ndetse niyarenze Uganda na Tanzania na Kenya ajya he? Twasanze ajya Dubai. Iyo ugeze Dubai, iyo uvuze icyongereza uba ufite amahirwe menshi y'uko abantu bakumva kurusha uvuze igifaransa. Warenga Dubai ukajya za Thailand, mu Bushinwa n'ahandi, iyo uvuze icyongereza barakumva kurusha uwavuze igifaransa. Turavuga tuti niba dushaka ko abanyarwanda bagira amahirwe muri iyi si, byaba byiza bametrije cyangwa se bamenye neza icyongereza. Noneho turavuga ngo turiho turashaka igihugu cyubatse kuri knowledge economy. Knowledge ni iki? Knowledge iba mu bitabo, iba muri publications. Iyo ugiye kureba ibyandikwa bya science, bya engineering, 90% ubu ngubu byandikwa mu cyongereza. Usibye ko ubu ngubu nyine kubera abashinwa bariho batera imbere, aribo basigaye bagira publication nyinshi kurusha n'abanyaburayi, byandikwa no mu gishinwa. Ariko kugira ngo bigere ku bantu, ibyo banditse mu gishinwa byose bucya babishyize mu cyongereza. So niba abana b'u Rwanda bakwiriye kugira access to knowledge, bakwiriye kugera kuri ubwo bumenyi turiho dushaka kubakiraho u Rwanda, ni byiza ko bamenya icyongereza. Ugiye kureba rero noneho muri international trade, international business ikorwa mu cyongereza. Tumaze kureba ibyo ngibyo rero, twasanze byaba byiza ko abana b'u Rwanda biga mu cyongereza bakakimenya neza kurusha igifaransa. So kuvuga ko igifaransa tugitaye, kuko ni byiza ko hariho bamwe bazagira batya bakajya mu Bufaransa, abandi bakajya mu Bubiligi, abandi bakajya mu Busuwisi, abandi bakajya muri Canada, igice cy'abafrancophone, abandi bakajya muri West Africa. Ni byiza ko bamenya n'agafaransa gakeya gatuma baganira n'abo bantu, ariko ururimi rwo hanze bakwiriye kumenya neza kurusha izindi ndimi zose zo hanze, icyongereza. Nicyo cyatumye dufata icyo cyemezo cyo gutangira kwigisha mu cyongereza, hanyuma igifaransa kikaba ururimi rwigwa nk'uko igiswahili ari ururimi rwigwa ariko rutigishwamo. Yego, Dr. murakoze, turi no kugana ku musozo. Ikibazo nakubaza cya nyuma, mu byo watubwiye mu biganiro byo mu Rugwiro byaganiriweho harimo n'amatora, mu guhitamo kw'abanyarwanda bijyanye n'icyari gihari n'ibibazo byari bimaze kuba mu Rwanda. Kuri ubu ngubu nabwo igihugu kiri mu bihe by'amatora. Se n'icyo uvuga kuri critics zivuga ko mu Rwanda FPR yihariye ubutegetsi? Ahubwo niba hari urugero rwiza n'andi mashyaka yose yo mu isi yakabaye yubakiraho, yareba ku byo FPR yakoze. Kuva FPR yagira access to power cyangwa se yagera ku butegetsi mu Rwanda, yari ifite uburenganzira bwo kubwiharira. Imaze gukuraho guverinoma yari yanze amasezerano ya Arusha, FPR ishaka yari kubwiharira, ariko ntiyabwihariye. Yahamagaye amashyaka yose yari ariho icyo gihe, usibye MRND na CDR, kubera zari zagize uruhare rugaragara mu gutekereza no gushyira mu bikorwa jenoside. Yewe nanavuga ko nko muri MDR nta nubwo twavuze ngo MDR yose, twagiye no kurebamwo abantu bashobora kuba
bataragize uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside, nabo turabasaba niba bashaka baze dufatanye. Ndibuka umuntu wari ambasaderi muri Uganda witwa Kanyarushoki Pierre Claver, FPR yaramubajije niba yaza tukamushyira muri guverinoma, yewe n'umugabo witwa Maximilien Segasayo wari ambasaderi muri Canada, yewe rwose ndi secrétaire general naramwihamagariye, ariko namaze kubivugana n'abanyobora musaba ngo aze. Hari igihe twashakaga no kumugira vice governor wa Central Bank, aranga. So abo bantu bari abantu ba MRND, ariko andi mashyaka yose ari MDR, ari PSD, ari PR, ari PDI, ari PDC, bose twarabahamagaye, abatari bishwe mu bayobozi babo baraza, turafatanya dusangira ubutegetsi. Yewe kubera n'ibiganiro twagiranye nabo n'umuryango nyarwanda muri rusange, tugasanga ari byiza ko twajya dusangira ubutegetsi, aho kuvuga ngo utsinze abutware bwose, abasigaye banungunike, basigare batera amabuye. Na constitution yacu yavuze ko tuzajya dusangira ubutegetsi, kandi ko ibikorwa mu Rwanda bizajya biva mu bwumvikane busesuye, ibyo bita consensus, ibiganiro bigera ku bwumvikane busesuye, dialogue and consensus. Ibyo nibyo twubakiyemo u Rwanda, nibyo byubatse u Rwanda. Rero n'amatora tuba tudashaka amatora y'abantu batega abandi bavuye muri campaign ngo babatera amabuye, bagira abo bicamo nk'uko tujya tubyumva mu bindi bihugu. Tugira amashyaka yose afite uburenganzira amashyaka yose yemewe mu Rwanda afite uburenganzira bwo gushyiraho abakandida babo, baba ari abakandida perezida, baba ari abakandida depite, senateri, bakakampeyininga. Ko hari amashyaka avuga ati twakoranye neza na FPR, turumva nta mpamvu yo gutanga undi umukandida wa FPR turamushyigikiye, twebwe mu matora ya perezida nta bakandida tuzatanga, ariko mu matora y'abadepite tuzatanga abakandida. Ubwo ni ubushake bw'abanyarwanda. Abakritika ibyo ngibyo mba numva badakunda demokarasi, kuko demokarasi se ni iki? Demokarasi ko ari ugutoranya ibyo wumva bikunogeye. Niba abanyarwanda, niba PSD yumva ikiyinogeye ari ugushyigikira nyakubahwa perezida wa repubulika, kandida wa FPR, bitewe n'ibyo yakoze, bakavuga bati twebwe ubwo umukandida wa FPR ari uyu, nta mpamvu yo kugira ngo dushyireho undi mukandida, tuzamushyigikira ko twarakoranye imyaka 30, turamwizeye, turumva nta mpamvu yo gushyiraho undi mukandida. Ubwo burenganzira bwo gutoranya uwo bashyigikira, uwo batse, yaba ari demokarasi se? Kuko ntawabujije gushyiraho kandida, kuko hari igihe bamushyiragaho, hari igihe ntawukuri ryabo babaye abakandida. So nta kibazo rero, Bahigiro Prosper babaye abakandida. So rero numva ari critique zidafite aho zishingiye, kandi mu by'ukuri uri umuntu ushyira mu gaciro ukareba ibyo nyakubahwa perezida wa repubulika amaze kugeza ku Rwanda, igihe akiri umukandida, igihe agishaka kutuyobora, rwose numva waba uriho umwanya ujya kuraninga against cyangwa se guhangana nawe. Kereka nyine nduvuga uti reka nanjye mpangane nawe, hagati aho birampa izina, amaherezo yenda igihe azareka kwitoza, izina ryanjye rizaba ryaramenyekanye. Ngira ngo ni muri ubwo buryo n'abiyamamaza nicyo baba bagamije, ntabwo baba bagamije kumutsinda, kuko kumutsinda byo ntibishoboka. Byonyine iyo urebye ukuntu abanyarwanda
bamwakirana ubwuzu, umunezero. Ngira ngo nta kindi baba bagamije, ni ukuvuga ngo reka nanjye izina ryanjye rimenyekane, noneho yenda ninajya nandika n'amakarite de visite njye nandika ko former presidential candidate ahari, simbizi. Yego, Dr. reka tugane ku musozo. Icyo nkubaza ni u Rwanda rurava ahantu habi hakomeye cyane, ariko urebye ibyo u Rwanda rukoze muri iyi myaka 30, ibyo byose tubwiye ni ibintu bigaragarira buri wese, kereka udashaka kubibona cyangwa afite izindi gahunda zindi ku ruhande. Yego nta byera ngo de, hari igihe bimwe bitagenda neza nk'uko byapanzwe. Iyo witegereje u Rwanda aho ruhagaze ubu ngubu, mukareba n'imbaraga zashyizwemo mu myaka yatambutse, urubona ute mu myaka 5? Urwifuza ute? N'iki kintu uzabona mu myaka 5, mu myaka 10 ukavuga uti yes, ntewe ishema no kuba naragize uruhare mu mpinduka z'iki gihugu? U Rwanda ikibazo dufite nk'ibindi bihugu byinshi bya Afurika, nubwo dutera imbere turava kure, kandi aho tugana ni kure. Amaso aratugaragariza ko hari ibintu tugenda tugeraho. Niyo wakoresha ya mibare y'abantu bize iby'ubukungu ya GDP growth, ibyo bita umuvuduko w'iterambere mu bukungu, birakwereka muri imyaka 20 kuva muri 2000 kugeza ubu ngubu, impuzandengo y'ikigero cy'uburyo dutera imbere kigera kuri 7. Si ibihugu byinshi bigera kuri 7, ibindi usanga biri muri 2, 3, 4, twe dufite 7. Ni byiza cyane, ariko ni 7 kava he? Ku busa, ku buryo nubwo dutera imbere mu Rwanda turacyafite abantu bakennye benshi, abantu bari munsi y'umurongo w'ubukene baracyari benshi. U Rwanda rero nifuza, nibaza ko twese dukwiriye kuba duharanira, ni u Rwanda tuzageraho nta mukene wazaba urimo, cyangwa se niyo yaba arimo, baba barimo bakaba ari bake cyane, ku buryo abakize imisoro batanga ituma n'uwo muntu w'umukene utabonye akazi, wamugaye, wagize uti, guverinoma ishobora kumufasha kubaho neza, akagira aho aba heza, akagira ibyo kurya ntishwe n'inzara, yabyara umwana akiga neza nta kibazo, afite uniform nziza, afite imeswa igihe ashakiye. Ibyo ntitwari twabigeraho. Ibyo rero nibyo nifuza. Ndifuza ko u Rwanda rwagenda ruganaho. Nta nubwo nibaza ko imyaka 5 yindi nyakubahwa Perezida wa Repubulika agiye guhabwa n'Abanyarwanda izaba ihagije ngo tugeraho, ariko yenda tuzaba tuhari hafi. Rero nicyo nifuza u Rwanda rutarimo abantu bakennye, n'abakennye hakaba hari ubushobozi buri muri sosiyete nyarwanda, guverinoma ikwiriye koruganiza kugira ngo badasigara inyuma, batabaho nabi, nk'uko tujya tubibona mu bihugu byo muri Scandinavia, nk'uko Suwede ugiye Denmark ugiye, siko abantu bose banganya gukira, ariko n'abakene baho iby'ibanze barabibona. Iyo wabuze akazi udashoboye kugira icyo ukora, iyo wamugaye wagize ute, guverinoma igira amafaranga iguha, cyangwa se ikagushakira inzu aho uba, ikagutunga, ikaguha amafaranga atuma ugura ibiryo, yenda ntushobore kugura imodoka nk'uko abandi bakora bayifite, ariko ufite iby'ibanze. N'urwo Rwanda twifuza kuba twageraho mu myaka iri imbere. Ariko urundi Rwanda nifuza ni u Rwanda Abanyarwanda babana bubahana, Abanyarwanda babana
eh, babanye neza mu mahoro, aho tuzagera tukabaho tutagihangana, hatagira ibice bihangana, ko jyewe nawe twahangana kubera karagita yanjye n'iyawe bitahuye tugatongana, yenda twaba twanarwana hanyuma justice ikadukiza. Ibyo byo bibaho muri sosiyete zose, ariko kumva aho tuzagera tukumva twese dufite uburenganzira bumwe, nta wumva ari utundi, twese tukumva tunejejwe nuko turi abanyarwanda, kandi uru Rwanda turukunda, twiteguye kuruteza imbere kimwe, dufite ubwo burenganzira bwo kuruteza imbere kimwe no kururwanira no kurupfira. ni urwo Rwanda twifuza kugeraho. Iyi myaka 5 abanyarwanda bazaha nyakubahwa perezida wa repubulika, ndahamya ko ariho azaba bajyanye, kuko niho n'ubundi agenda begereza, kuva aho tuvuye habi ukareba aho tugeze heza, ariko atariho twifuza kuba turi. Ntabwo twakwifuza kuguma aho turi, turifuza gukomeza urwo rugendo ku buryo tuzagenda turwegera. Icyo gihe niho ari abantu bashaje nkatwe n'abandi babaye muri ibyo bihe tuzavuga tuti rwose turashima Imana kuri uru rugendo. Imana yadushoboje, ikaba yaraduhaye imbaraga, ikaba yaraduhaye ubwenge, ikaba yaraduhaye n'umutima wo gushaka kugera aho tugeze. Icyo nicyo mbona twifuza kugeraho, kandi numva igihe dufite umuyobozi mwiza nka nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, ukunda abanyarwanda. Niba hari ikintu kimuranga kuruta ibindi byose, ni ugukunda abanyarwanda. Aho ageze agenda areba uko abanyarwanda babayeho, ibibazo bafite, abaza abantu bayobora muri ako gace, ariko abantu uyobora, abanyarwanda bakubana kuri yo. Ureba wabuze iki gituma buriya buzima barimo budahinduka? Yenda ushobora kuba udafite ibyangombwa byose byatuma buhinduka, ko ntakumva utaka, ko ntakumva ubavugira, ubapuridingira, nibura ngo uvuge uti nyakubahwa perezida wa repubulika babuze amazi ariko ntako ntagize, nyakubahwa perezida wa repubulika imirima yabo ntiyera ariko ntakubise umutwe mbashakira ifumbire. Icyo kintu cyo kureba, cyo gukunda umunyarwanda no kwifuza ko umunyarwanda buri munsi yatera imbere akagera heza, nta muyobozi nakibonana nk'uko umuntu akibonana nyakubahwa perezida wa repubulika. Rero igihe cyose tuzaba tumufite, gutera imbere ko rwose muri arangaje yanyu ni kashi. Yego. Dr. reka mbashimire cyane n'ukuri. Murakoze. Wakoze cyane kubana na Croix-Rouge, kandi turabashimira cyane n'ukuri kubana namwe, mutwungura byinshi, mugafasha n'abadukurikiye kumenya byinshi, kuko urumva nk'uyu munsi bamenye ibyavugiwe mu Rugwiro. Murakoze. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Murakoze.